imbaraga za APR Football Club no kugaruka kubera ko bishyuye hakiri kare. Igitego cya Tuyisenge Arsene cyaje ku munota wa 49. Nuvuga ngo igice cya kabiri cy'umukino kigitangira bahise batangira bishyura, noneho imbaraga kubyuka kweguka n'ibitego byiza ariko by'agatangaza byo byakure abakinnyi ba APR batsinze. Igitego cyiza kiri technique muri surface cya Tuguma Arsene ndetse ni shot kabisa rebond ariko nanone ya volley ya Clement Nigena. APR yatanze ibitego byiza cyane. Igitego cya Kwitonda Reba ari kure cyane. Ni ikipe ya APR yarigiye gukina iyi match n'ubundi ivuga ngo turashaka umwanya wa kabiri, bahise banawugeraho tayari. Ubu APR yicaye ku mwanya wa kabiri, ifite umukino umwe w'ikirarane, imaze kugira amanota 25, byatumye noneho course ya champion igiye kongera kuba iy'abakeba complete mu buryo buri clear. So tuganire rero kuri reka mwinjizemo neza, reka mwinjizemo neza. Nge nakurikiye icyo abakinnyi bagiye batangaza nyuma y'umukino, mbihuza nanjye nibyo nabonaga numva birahura pe. Abakinnyi batangaje, ndavuga ba APR FC, batangaje ko uyu mukino bari bawukuye mu biganza by'umutoza, bawugize umukino wabo. Ramazani yavuze ko nk'uko umutoza yagiye abigarukaho cyane, APR n'ubundi itigeze ibura amahirwe yo gutsinda ibitego mu mikino yose yagiriye mu mahirwe ahagije, ariko abakinnyi bakabura ikintu cya finition cyo kubyaza amahirwe, kubyaza umusaruro amahirwe abona imbere y'izamu. Burya umutoza ntacyo batakoze. Niba abakinnyi bagera imbere y'izamu ntibatsinda ibitego, baro bazifite bazibona, baba bakeneye kuzamura level, bakazamura morale, bakazamura uwo mutima, bakumva ko nyine ari abakinnyi ba APR bagomba gutsinda ibitego kandi byinshi. So Arsene ndumva yarabigarutseho Tuguma, abakinnyi ubwabo baravuze muri mita barimo kuruhuka, tugende duhangane dutsinde match kandi ibitego byinshi. Abakinnyi barabyitangarije nyuma y'match, bidasabye ko umutoza ari we wongera kuba motiva. Match bashyize mu biganza byo, baravuga ko twereke umutoza ko natwe hari icyo dushoboye, baragenda batsinda ibitego. Icyo berekanye na message batanze Rugaje bigarukeho, ndumva ari ukwerekana ko APR itigeze ibura abakinnyi beza, ifite abakinnyi beza bashobora gutsinda ibitego byinshi, bashobora gutanga moments zihagurutsa abafana. Niba na Bakwitonda Reba bakabadakina, bashobora kuza bagatsinda ibitego bisa kuriya. APR ifite abakinnyi bafite, APR ifite imbaraga irazifite. Cyari ikibazo cy'igihe bafite icyambere uburyo umutoza Darko yatangiranye pressure cyangwa igitutu cy'ishoramari rikomeye APR yakoze igura abasore b'abanyamahanga kandi bazi umupira. Abasore batekerezaga yuko baguza abakinnyi bato kandi bavuye mu makipe azwi, amaprofile yabo rwose anabagira abakinnyi ubona ko bazaza bagakora difference hano mu Rwanda. Notama ivuze nka Ramte waruje yarahamagwe muri equipe nationale, yagana agakina igikombe cya Afrika. Kuvuga umukinnyi nka Mamadou Sy, umusore waragize imikino ya shani myiza cyane. Iyo avugaga umusore nka Dauda waruje atwaye igikombe muri shampiyona yagana mu equipe ya Samartex. Iyo avugaga abasore nka Baswane, bari abasore mu by'ukuri batangiye kubona ko rap muri equipe shani ya Senegal. Hari ibimenyetso bigaragara ko APR yarokrise neza, byatumye uko abantu batekerezaga ko APR izitwara mu mikino nyafurika, batekerezaga ko wenda ari umwaka wo kugera mu matsinda, ariko bamwe babyihusemo cyane kubera wenda no kutamenya uko ibi bintu bigenda kugira ngo ikipe igere mu matsinda. Bibagirwa yuko muri aka karere duherereyemo tubarirwa mu makipe, navuga ngo kuko faze ya mbere kenshi usanga n'ubundi umukina n'amakipe yo hafi y'iwanyu, wenda tubarirwa mu makipe ahera kuri round ya mbere kuko izikomeye za Simba na za Yanga zitanayikina. So APR iza kugira amahirwe, bwo ndashaka kunyura vuba mu cyo nshaka kugeraho. Ibunazamu match zombi narazikurikiye muri Tanzania ni Kigali, hagaragaye nyine urwego rwiza kuri APR kuri match za Azamu. Wanareba n'imyiteguro bari yakoze ya Sekafa mbere gato, nayo rwari urwego rwiza nubwo batayitwaye, na kantu gato kabuze, ariko byagaragara ko ari ikipe nziza. Now match twagiyemo mu Misiri za Pyramide zagaragaje urwego rwa APR nk'urwego rutari rwagera ahantu hashimishije ku rwego nyafurika ku mugabane. Icyo rero cyatumenye mu kugaruka bagaruka muri shampiyona yo gusezererwa muri Champions League, haje ikintu cy'igitutu,
haza ikintu cya pressure akasobanura kubanza kurekarama amajwi kuri YouTube barabikoraho sinzi Barabikoraho. niba bifite ikibazo simbizi ndabona banyandikira ari benshi simbizi now ikibazo rero cyaje kuba ni icy'uko APR igarutse nyuma y'iyo myiteguro myiza bagize muri Sekafa nyuma yo gukora match nziza ya Azazamu nono piramide bakuyemo bazanye icyo kintu cyo kumva ko hari icyo baguriwe kitagezweho batangirana igihunga muri shampiyona mu gutangirana igihunga rero byagiye binabakoma mu nkokora batakaza imikino imwe n'imwe kwiratrapa kugenda bagaruka abizana noneho na pressure yari itangiye kuza yuko ubuyobozi bushobora guhinduka ubuyobozi bwagize pressure imeze gutya babwiraga Fande Richard ngo ni gute abakinnyi baguzwa aya mafaranga b'abanyamahanga badakina biba ngombwa ko se umutoza Darko aramubwira atariko nyumva ngize kuba twasezerewe muri iyi mikino ngize kuba twaratsindiwe kuri finale ya Sekafa shampiyona tuyitangiye nabi ndagusaba aba bakinnyi b'abanyamahanga bashyire mu kibuga abakine turebe urwego rwabo kuko APR yaravugaga ngo niba badakina kandi aricyo twabaguriye se bimaze iki iyo pressure yamushyizeho yaje no gutuma haba n'amakosa rimwe mu misimbuza mwarabibonye ubuyobozi burahinduka message ya mbere nshaka kugera rero hambere umuyobozi wa APR mushya Afande Deo ari kumwe na Afande Mbaraka CDS babwiye umutoza wa APR Darko bagihindura ubuyobozi uwo munsi ngo ntuzagire ikintu gishingiye ku bwenegihugu ugenderaho ugiye gukora team selection abakinnyi bashoboye bajye mu kibuga abadashoboye bajye kuri benshi niho twatangiye kubona abentroduiza abakinnyi nka Arsene nka nimero 9 kwera ivunika ryamba umana niho twatangiye kubona abakinnyi nk'aba Seki uyu Frodouard basimbura niho twatangiye kubona abakinnyi batandukanye Dushimimana Olivier nibwo yafashe umwanya batangiye kubona umwanya ubirebye ariko ni nabwo nyine Swane yagiye mu kibuga yego Yunus avamo yego ubirebye sinshaka kuvuga ko aba banyamahanga ari abaswa ko abanyarwanda aribo bahanga kubarusha no ahubwo ndashaka kuvuga ko byazamuyemo ikintu cya competition hagati y'abakinnyi byibura noneho aba bakinnyi b'abanyarwanda batangira kubona ko byibura bafite umwanya muri ekipe mu gihe babikorera icyo kintu rero kibaye nk'ikizamura akantu ka competition imyitozo irakara ikipe iraremera mu buryo nyine bw'imyitozo noneho buriya match ntabwo itsindirwa muri match nyine match itsindirwa muri preparation ya match niho twatangiye kubona rero umutoza wa APR atangiye gusa n'ukora rani z'imikino myinshi atsinda bigoye kuko APR ntabwo yari yaba yakipe ifite proper display oya no muri APR ingenzi zikomeye mu gihe cyashize cyashize ariko ubwo simvuga yejo bundi ntabwo nkibona ntabwo nari nayibona yahiye yeze neza uko nyitekereza ariko uko bimeze at least twashaka kwerekana impamvu hano abanyarwanda bari gukina no turagaruka tujya imbaraga za APR Football Club no kugaruka kubera ko bishyuye hakiri kare igitego cya Tuyisenge Arsene cyaje ku munota wa 49 nuvuga ngo igice cya kabiri cy'umukino kigitangira bahise batangira bishyura noneho imbaraga kubyuka kweguka n'ibitego byiza ariko by'agatangaza byo byakure abakinnyi ba APR batsinze igitego cyiza kiri technique muri surface cya Tuguma Arsene ndetse ni shot kabisa rebond ariko nanone ya volley ya Clement nigena APR yatanze ibitego byiza cyane n'igitego cya Kwitonda Rebaka ari kure cyane ni ikipe ya APR yarigiye gukina iyi match n'ubundi ivuga ngo turashaka umwanya wa kabiri bahise banawugeraho tayari ubu APR yicaye ku mwanya wa kabiri ifite umukino umwe w'ikirarane imaze kugira amanota 25 byatumye noneho course ya champion igiye kongera kuba iy'abakeba completely mu buryo buri clear so tuganire rero kuri reka mwinjizemo neza reka mwinjizemo neza njye nakurikiye icyo abakinnyi bagiye batangaza nyuma y'umukino mbihuza nanjye n'ibyo nabonaga numva birahura pe abakinnyi batangaje ndavuga ba PRFC batangaje ko uyu mukino bari bawukuye mu biganza by'umutoza
bawugize umukino wabo. Ah, Ramazani yavuze ko nk'uko umutoza yagiye abigarukaho cyane aperi n'ubundi itigeze ibura amahirwe yo gutsinda ibitego mu mikino yose yagiremo amahirwe ahagije, ariko abakinnyi bakabura ikintu cya finisiyo cyo kubyaza amahirwe, kubyaza umusaruro amahirwe babona imbere y'izamu. Burya umutoza ntacyo aba atakoze. Niba abakinnyi bagera imbere y'izamu ntibatsinde ibitego, baro bazifite bazibona, baba bakeneye kuzamura level, bakazamura morale, bakazamura uwo mutima, bakumva ko nyine ari abakinnyi ba Pereus bagomba gutsinda ibitego kandi byinshi. So Narisene ndumva yarabigarutseho tuguma, abakinnyi ubwabo baravuze muri mita barimo kuruhuka, tugende duhangane dutsinde match kandi ibitego byinshi. Abakinnyi barabyitangarije nyuma y'match, bidasabye ko umutoza ari we wongera kubamotiva. Match bashyize mu biganza byo, baravuga katwereke umutoza ko natwe hari icyo dushoboye, baragenda batsinda ibitego. Icyo berekanye na message batanze Rugaje bigarukeho, ndumva ari ukwerekana ko APR itigeze ibura abakinnyi beza, ifite abakinnyi beza bashobora gutsinda ibitego byinshi, bashobora gutanga moments zihagurutsa abafana. Niba nabakwitonda reba bakabadakina bashobora kuza bagatsinda ibitego bisa kuriya. APR ifite abakinnyi irabafite, APR ifite imbaraga irazifite. Cyari ikibazo cy'igihe bafite icyambere uburyo umutoza Darko yatangiranye pressure cyangwa igitutu cy'ishoramari rikomeye APR yakoze igura abasore b'abanyamahanga kandi bazi umupira. Abasore batekerezaga yuko baguze abakinnyi bato kandi bavuye mu makipe azwi, amaprofile yabo rwose anabagira abakinnyi ubona ko bazaza bagakora diferanse hano mu Rwanda. Notama ivuze nka Ramte waruje yarahamagawe muri equipe nationale yagana agakina igikombe cya Afurika, kuvuga umukinnyi nka Mamadusi, umusore waragize imikino ya shani myiza cyane. Iyo bavugaga umusore nka Dauda waruje atwaye igikombe muri shampiyona ya Ghana mu equipe ya Samartex. Iyo bavugaga abasore nka Baswane, bari abasore mu by'ukuri batangiye kubona ko rap muri equipe shani ya Senegal. Hari ibimenyetso bigaragara ko APR yarokrise neza, byatumye uko abantu batekerezaga ko APR izitwara mu mikino nyafurika, batekerezaga ko wenda ari umwaka wo kugera mu matsinda, ariko bamwe babyihusemo cyane kubera wenda no kutamenya uko ibi bintu bigenda kugira ngo ikipe igere mu matsinda. Bibagirwa yuko muri aka karere duherereyemo tubarirwa mu makipe, navuga ngo kuko faze ya mbere kenshi usanga n'ubundi umukina n'amakipe yo hafi y'iwanyu, wenda tubarirwa mu makipe ahera kuri round ya mbere, kuko izikomeye za Simba na za Yanga zitanayikina. So APR iza kugira amahirwe, bwo ndashaka kunyura vuba vuba mu cyo nshaka kugeraho. Ibunazamu match zombi narazikurikiye muri Tanzania ni Kigali, hagaragaye nyine urwego rwiza kuri APR kuri match za Azamu. Wanareba n'imyiteguro bari yakoze ya Sekafa mbere gato, nayo rwari urwego rwiza nubwo batayitwaye, na kantu gato kabuze, ariko byagaragara ko ari ikipe nziza. Now match twagiyemo mu Misiri za Piramide,